urumogi, just one person. Ndashaka umuntu umwe ucuruza urumogi. Mumunzanire umuntu uranzanira umuntu umwe ucuruza urumogi rwakijije ndamuhemba. Mbahaye rwose ikiraka. Umuntu wese uranzanira umuntu ucuruza urumogi muzi rwakijije nge ndamuhemba. Ndamuha rwose icyo ashaka ndamu igihembo rwose gikomeye cyane. Nta muntu urumogi rwakijije. Nabantu mubona baba bacuruza bagira gute bashaka amafaranga ntago rubakiza. Abenshi barangira bageze mu buroko. Abandi bikarangira basaziye ubuzima bubananiye. Kubera ikintu ibiyobyabwenge nyine. Ariko ngiye rwose ndabibabwiye umuntu wese uzi ko azi umuntu ucuruza urumogi rukarwara mukija munzanire. Oya, ntago nyine abantu babiri baba barucuruza rwabakijije. Nkeneye umuntu umwe wenyine urucuruza rukarwara mukijije. Ndabatumye umuntu wese mwamuzi wo mwotekereza hari hose munzanire. Munzanire rwose mugeze iruhande rwanjye. Mbere na mbere ndabanza membe wowe muzanye. Hanyuma nawe dusigare tuganira. Ariko ndabizi n'undi niyo namubona yababeshya kuko nta muntu wapfa kubona urumogi rwakijije. Mwumbwira umuntu mwamuzi wakijijwe n'urumogi. Abantu benshi bararucuruza, abantu benshi bakorera ibikorwa byinshi bibi, ariko nta muntu wabona urumogi rwakijije. Niyobyabwenge byica abantu, birimbagura abantu. Ababicuruza, ababinywa babona ko rwose ntago baba bari bazima. Baba barangiritse cyane. Mukeneye ejo hazaza kandi heza. First of all mugomba kuba mufite ubuzima buzira umuze. Ubuzima bwiza butarimo ikibazo. Rero nimuzishure mu yobyabwenge pe. Kuko ibyabwenge birica, mwirinda amayoga menshi, mwirinda ibintu byinshi bishaka kwicira ubuzima. Mukomere mushyiremo imbaraga mukore. Ntimukavuge ngo murakinnye, ngo n'amafaranga mufite, ngo nta bushobozi, ngo kandi ngo inzira rabishe. Mureke dukore dushyiremo imbaraga. Duhere none dukore cyane, dushyiremo ingufu, twe guhagarara never give up. U Rwanda ni igihugu cyiza kandi gitangamirwa ku banyarwanda uwari wese. Akazi karahana, akazi kabuze. Twabuze iki? Twabuze iki? Mureke dukore nta kibazo gihari. Mureke dushyiremo umwete. Mureke dushyiremo umwete twiringe dukore dushaka amafaranga. Muracyari batoya, muracyakeneye ubuzima bwiza, muracyakeneye kubaho. Mukeneye kuba mutuje kandi mukeneye kuba mu buzima buzira umuze. Ndabasabye. Ntihazagire rwose umwana muri mwegwe wishora mu yobyabwenge, wishora mu buzima bubi, wishora mu bintu bimwangiriza ubuzima. Mukore, mushyiremo umwete, mushaka amafaranga. Nicyo kintu kiranga umuntu w'umugabo. Nicyo kiranga umuntu ufite ejo hazaza heza. Ntago umuntu w'umugabo arangwa no kunywa ibimogi. Niyo mpamvu nanjye nabasabaga ngo muzanire umuntu muzi ubicuruza byamukijije. Kuko nabizi neza ko nawe mwabona. Ninde muzi wakijijwe n'ibimogi wubatse etaje? Ninde muzi wakijijwe n'ibimogi wubatse amazu arenze ufite rwose uruganda rukomeye cyane? Ku buryo wakumva wenda umuntu avuga ngo ngiye nakijijwe n'urumogi, mfite uruganda nakuye mu rumogi, mfite inzu ihenze nakuye mu rumogi. Ntago rwose apfa kumubona. Rero mukore mushyizemo umwete, mwihiringe mushaka ibiceri, mushaka amafaranga. Murakoze cyane. Ayo ni amagambo atandukanye umukuru w'igihugu agizaga ku rubyiruko rutandukanye arwigisha ndetse ababwira yuko bagomba kwirinda ibiyobyabwenge bitandukanye harimo urumogi ndetse n'ibindi bintu byinshi bishobora kubicira ubuzima. Abangiro zitandukanye abwira ko nta muntu rwose bashobora kubona akijijwe n'iyobyabwenge ndetse abasaba gukora cyane bagakorera igihugu ndetse bagakunda igihugu cyane kurushaho. Ngaye ngo kurokara agaciyemo nagira ngo magize ijambo His Excellent Paul Kagame agizaga ku rubyiruko mbagiranigere cyari mwe Nyabari Obide nange n'isoko y'amakuru warukurikiye. Obi Time News.